ikanzu ndende, undi yambaye ikanzu ndende ariko ifite ukuboko kumwe. Wajya guhitamo ugatwara ufite ikanzu ifite ukuboko kumwe, ukamujyana mu rugo, nagera no gusigaye azaguca. Ni mwisekere nyine Imana yaraturokoye. Ukava ahangaha ukajya kugura imyenda, ugasanga hari amapantaro abiri amanitse hariya kwa Ntuzi kuri shop ahantu. Noneho hari ipantaro imwe icitse ahangaha, noneho hari ipantaro nziza, ukagura ipantaro icitse ahangaha. Ukuntu abantu bazi kwihitamo. Ugatwara ipantaro icitse ugasiga inzima, ugasanga hari ijipo zimanitse, imwe ifite pasu igera aha, indi ifite igera, ugatwara igera ahangaha. Noneho wajya kurambagiza ugatwara wa wundi watwaye ijipo igeza ahangaha pasu, nugera no mu rugo azayigeza ahangaha. Satani ntabwo yakwinjira mu bintu uzi, aragusobekeranya akajya kwereka kuko utwo tuntu ari utuntu tworoshye, bikarangira agushyize hasi. Nari ndimo mbinginga ngo mwebwe muriho muzamuka mugeze aho muzamuka, mwitondere kurwana n'iki kinyejana mu buryo bw'umwuka wera. Kirakomeye cyane, kirakomeye we. Nta muntu w'injegajege warwana n'iki kinyejana agakuremo agakiza, ariko twebwe abiringiye Uwiteka turaza gukuramo ikintu gifatika. Iminota yanjye iruzuye. Tugiye gusenga Imana. kandi ngiye mutungo ngira n'amagambo. Ubu nshobora kuvuga mukibagirwa nuko abana biriwe bafite abana. Twongereho gakeya yego kugira ngo dusenge. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Niba mushaka ko Imana ibubakira ibikuta n'umusingi, kuko birabyubakwa n'Imana, ni mwubake hatagaragara. Sibyo rata? Mwubake ahantu hatagaragara, kuko Imana ije kunyura mu bantu ishaka ahantu hatagaragara. Mwubake ibitagaragara, mwubake aho tutari, aho tutareba ariho mwubaka. Ndi kumva umwuka mbwiye ngo nsoze. Hano hari abantu b'ibyiciro bitandukanye muri bakuru. Umwuka wirashaka mwubake nonaha. Bibiliya yaravuze ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko mu mwambaza akiri bugufi. Bishatse kuvuga ngo hari igihe azaba atakiri kuboneka. Agiye gusa n'uwihisheho, ariko nari mbanure mu izina rya Yesu, kuko Imana inzanye ngo mwubake ibintu bitagaragara. Mureke nsenge, mureke nsenge. Bantu babyubatse nabi, urubyiruko kubaka ibintu nabi, ariko sinabarenganya. Wowe se umwana aravuka yajya kwambara agasanga umwenda yari kwambara ni nyina wambaye, umwana agahita avuga ati ubwo mama yanyambariye umwenda reka niyambarire ubusa. Uriyo mpamvu abana basigaye bambara ubusa, urubyiruko rwambaye ubusa, imyenda bari kwambaraga ababyeyi barayiyambariye. Ni igitanga turi umuntu ari kugera hariya ku muhanda, ugahita usanga umusore mwiza yambaye ikanzu. Ikanzu umuntu w'umusore, reka nkubwire ibyamwatatse nawe byakwataka, ntujya ngo arawuragira aho ya. Dukwiriye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Dukwiriye gusenga Imana. Reka bivuge, ako ntabwo mvuga ngo Imana irabivuze, ariko isi tujya kugera mu gihe isi itatwemerera gusenga, isi itatwemerera umwanya wo gusenga no kubana n'Imana. Isi niyo kubima umwanya. Hari igendero gato. Reko narakora mu gabanga. Isi niyo kubima umwanya. Isi niyo kubima umwanya wo gusenga mu bake no hatisho. Barabimbushije, ariko nari mbivuze, nari ngiye kubivuga. Isi igiye kubima umwanya wo gusenga, ariko icyiza cyayo Imana izitegereza ahatagaragarira abantu. Numara kuhubaka neza hasukuye, apana hari ibintu dukora. Noneho nkanjye Imana yahaye ijwi ryiza, urumva? Ubu nkanjye muri iterane ninjye mfite ijwi ryiza, kuko urabona ko n'ibyo uri kuvuga mwese muratuje. Ninjye ufite ijwi ryiza. Icya kabiri, ntugire ngo ni wowe mvuze ninjye uteye nk'igitunguru mu iterane, si wowe uteye neza. Ariko
yatumaze kose wowe utazi kure utareba we niyana kabakaba imiterere yanjye nkoresheje imvugo mbi ntabwo ari imvugo mbi barababwenge uteneza mu mutego w'igitugu se giteye ubu bageze ku rwego bari kujya kubaka bikabananira kubera ko bababeshya uko bateye kubera bakubeshye kuri mwiza ntabwo usa n'udasa neza nta bundi bwiza buba buhari byose biba bingana. Haleluya. Yesu yaduhurije ku bintu bibiri byonyine ibindi byose ntabwo icya mbere mwese udava amaraso y'umutuku ambwira ati mba y'umweru ntabwo tuba duhuriye. Icya kabiri ni umwuka w'ubugingo utubamo. Haleluya. naho ubundi ibyo uri mugana nkaba inzobe nkaba meze gutya nkaba nteye nkaba ngendane ntiguha uburenganzira bwo kutubaha Imana yakuremye. ubwo mwaramuhuguye kuko twatangije kwiga mu wa gatandatu segonderi bamubwira navuga ngo uri kwitukuza arambwira ati genda ubwire Imana yakuntumyeho ngo yampaye akazi nagombaga kwiyitaho kandi uransoresha. Haleluya. Isekera Imana yagize iri Mana ni ukuri kw'Imana waremye abakobwa urema n'abanyagasuzuguro hari abantu batazuba kubera agasuzuguro kabo kandi kubera iki nuko arasuzugura na nyakwanyu rero ntibabura gusubiza ndetse kujya kubyubaka neza n'abasore mwe nabihanganije mujye kugenda gake maze Imana niba bizakura kuko hari n'ubakeneye kubaka kubisi ntabwo namwe ntibworohewe ese ntibworohewe ubwo nivugiye abakobwa kuko nitwe benshi ni natwe Satani akoresha cyane ko turi benshi. Erega nimukajye munabitinda impamvu Satani akoresha abagore n'abakobwa ni natwe tuzi kwamamaza inkuru neza ndetse na vuba. Urumva twebwe tukwera amakuru ku gihe urabanagiza amahirwe washaka umugore ugukunda umugore agukunda burya ntabwo urusiga urugo rwasenyuka nta n'ikindi cyakwinjira mu rugo burya umugore agukunda ariko nugira umugabo niyo yaba ngari sehebe bazakubwira ati n'intumbi y'umugabo irinda urugo ariko reka umugabo ave mu rugo umugore uhita umubura. abasore bavuze ati Imana ishimwe twe yatwihanganiye ahubwo mwebwe mukomereye kuturusha. ubu muri iki gihe nta mukobwa ugifatwa ku ngufu nta n'umugore ugifatwa ku ngufu. igitangaza ni uko abagabo n'abasore nibo basigaye bafatwa ku ngufu. wayinora nyine muri mu mubiri y'ikibana yavuze ko muri abagabo kandi koko nibyo muri n'abagabo ntibakabasuzugure niba uramufite ubona ahari ukuntu nyine gahunda ni umugabo Imana yamugiriye neza. yewe hari ukuntu Imana yamugiriye neza ajya yishyuza amafaranga menshi cyane menshi ari umuhanda byaravuga ati wowe Imana yamwe mu mbe miliyoni y'amafaranga yaragera bikiza miliyoni arayineza ubwo ni utuntu dukeya nibyo nagiye mbonera mu Mana w'iki hari n'utundi tugiye kuza. Haleluya. Amen. Yesu wanatwigishije kuvuga twari impombane nta n'ubwo wavugira imbere y'abantu. Imana igira neza ugaca mukiri. Imana yevazwe muri Kristo. abahungu basigaye bafata ku ngufu barasohoka hano yava ku ishuri agahita ati narakerewe kanshaka agaperime. Imana ibahe perime mwese niba mutazifite muri iki kinyejana. Ako ngako ngareke Imana izibahe mwese mube muzitunze nacyo kugira muzabashe kwitwara sibyo. noneho yamara kubona perime ikabura akazi yakabura rero mabuja agahita muhamagara dufite ba mabuja hano hanze mabuja uhari n'abazavanga nyine mujye kuba ba mabuja kuko Imana yabivuganye nawe mabuja rero yewe uzajya urwara dukundane. Haleluya. uzajya urwara nyine bizajya gutwara abasore mama ntabwo bakizi kwambara umwana amazi abana b'ikigihe kwambara bajya barababujije kuko mbere kwambara barababujije noneho wajya kumutwara uragenda kureba ujya kumutwara amukunda imvura abantu muzamura ibiganza dusuhuza kunguru kabisa muri abambere ntabwo ukifaranga na rimwe kunguru ariko ntacyo ni ukugira ngo Imana itugere neza kandi tuzagera no mu ijuru dukomereze izi nkuru zacu. noneho uzajya urwara kandi shaba reba neza mawe uzajya urwara yego tujya ku Kacyiru yego
naje mabuja naje ugahita umutwara kandi ugenda urebera muri hajya babyita rotorovizeri Imana ishimwe yabinyigishije kubivuga ukajya urebera muri rotorovizeri mabuja nyine nta kintu ari kubaze kubera ni umukristo nawe uri umukristo mwahiganye mwahuriye ahangaha ni umukristo mwarimbanye mabuja agahita utera n'ingutiya yayindi igeze ahandi igere kwa ntuzi mwagemeka ku ibintu byose tubivuge mu mazina noneho ukajya ureba ukahita Imana kwa Jina ukagenda ucyatoka kuri vora ubundi naratakiwe kabisa naratakiwe we noneho twajina tudagerera ukagenda ureba umurari usenze Imana ariko uhuye na mabuja w'ikindi akubeshya umusaraba n'imbuto z'agakiza ukagenda sinjye wari utagera Kacyiru ukagaruka utabaza umuhuye nawe ugahita usenga yibiri waba ubishoboye ubundi ukabireka dore ko n'ubundi uzakomeza kumutwara ntiwakicisha amasengesho ariko mabuja uzakwishyira no muri hoteli baza kugurire shani ngo kurye kabisa dore iwanyu ntayo waryaga dore wasohotse ku ishuri umeze nabi banze bagukubita ingo kubanza ureba umurari bakwicishe kureba neza mabuja ateje ko umurari icyumweru cyose ukamutwara yameze atyo kandi Imana mabuja rijya sokoza neza yateramo agatambaro kabati kabisa mbonye umuntu ariko ubu ndagiye mbabwire ngo abagabo n'abasore muri bo nimugenda mureba hasi murapfa ubu ngubu ni ukugenda muraramye nimutagenda muraramye bareruye ntacyo ndi mabuja witonde nuko noneho next week uranywa yego tugende noneho ejo nyine azakubeshya anyura ahantu agura akajezi akajezi kagukwira neza iminota yanyu isinye imaze ngaho dukomere Imana mu mashyi uhita usinyara nyine ntabwo dusinyare nk'abantu bizi sinyabute gudu bakoze neza kera wifite kuzavuga kubuga bakoze ako ndafitemo utunota duke cyane tugasenga Imana ako nimugende muri story gusa kubera ko nuko nguko nyine bimeze n'iki Imana iri kubabwira noneho next week ukamutwara akagenda akajya ahantu yaguze akageza akakwihora akavuga ati ejo uzazinduke uze mubwire ukaza mu gitondo utiwe na mabuja uyu munsi arajya muri na mukazi hakiri kare reka ngende ndi kubabwira ukuntu abagabo bari gufatwa ku ngufu ugasanga rero mabuja yaguze akajezi injira tukajya muri salo baramutse neza yego rwose naramutse neza ese ko wagumye muri salo hano hari abadayimoni bahari mabuja abafite n'aka ngaka cyangwa afitemo na dutatu cyangwa tune kugira ngo akwemeze igira mu cyumba n'abadayimoni bahari ako mukunda inkuru nta muntu ubu wasinzira hano narumvuka muri abantu beza pe noneho ukinjira atari ko se mu cyumba ubu ngubu ndi ngombwa arandeka mbe ngumye ahangaha atoya inzu yanjye niyubakibamo abadayimoni kandi ibamo amakaro shyira hano ugasanga mabuja yambaye sume mabuja rwose ntabwo yakambara undi mwenda habe na nayiti yambara eswime noneho wagera nawe urabizi ko amaso yawe ugira intege nkeya urabizi ko ni mu kwa kane imvura iri kugwa iyo ugeze mu muhanda utari uwa kaburimbo uranyerera ukagwa wajya ugenda izuba ryavuye ko mu mvura ugwa ibyo bintu byo kuba wabiteganyije ni ibintu by'ububwa Imana izaguseka ku munsi wa nyuma ikubwira ko naguhaye ubwenge naguhaye amashuri naguhaye amafaranga none umuntu wambaye sume unananiwe kumutamuka uranyerera ku mvura ujya ugenda gake cyangwa ujya ugenda ufite rinete kazira za fime niba bari kundeberamo ibura umubwiye ko utabibona nuko sitori zari zikomeje rero sasa ariko we kunguruwe muri abambere ukinjira ati hano hari akajezi nari nakuguriye akiri urebe ko kagukwira shabaseka neza mwabana gaseka ati akira reba ugafata kaza kukipima ngeze mu rugo rega ndi umukristo ati sejya n'umupagani ati jya hari inyuma y'urugi ukipime ukagenda ukakipima mama ukipima ati jya hari yasenera reka magana muri saro ndeba neza ugagara hakureba neza rero hakureba neza ntihaba yakwemereye none hatakureba neza mukure hehe ntugatiza na turebe ubwo urumva hakugejeje ubwo urumva isi dufite irashaka kudukamuraho ubwiza bw'Imana
ariko reka mbabwire murwane mujya imbere Imana ihari ituneshereza kandi numva mwumvishe yamara yo kukureba akavuga ati gira hano yakora ku rutugu ubu hari abantu dufite ukora ku rutugu hari abantu dufite abarokore dufite abakobwa bahumekera kuri bomboni ntazo mureba dufite abasore babakumashiriza umwuka dufite abantu badashaka kuvuga ngo uriya muntu yakubaka cyangwa byamunaniye dufite abantu agushwa n'umuntu waje muri bisi yambaye nabi uracyari ku rwego ruto cyane iki kinyejana ntiwakinyuramo hanyuma rero bagukora ku rutugu ubwo niko basigaye babafata ku ngufu ntawe ukibakora ni ku rutugu isigiye kuri munani Imana ari bantu babwiye umuntu wese yige kwisengera ariko ibyo gusenga korari yapanze na presidente yapanze gahunda yo gusenga genda bige kwisengera sigaye dufite abantu muri iki gihe ugasanga araguhamagara kuraje sengera njyewe musengere njyewe uzi ko nishoboye nzamukana muri iki gihe by'Imana yarabidukijije nzamukana ujye ubanza unyishyure mbere yuko kuzamukana umuntu biravuna ujye ubanza unyishyure muracyari bato mwige kwisengera Imana ntawe yihishe irahari ngo ivugane nanjye yewe byari bibaye byinshi umukobwa byarangiye Imana igiye iramufata imufatana n'agasura ke igakuba muri kaburimbo wawundi nababwiragaho yahaye akazi akiyitaho mukomeze mwiyiteho mugende mwiyitaho ni byiza ariko ntabwo ari byiza cyane ntabwo bikaze ntabirenze murakoze cyane haleluya ejo nahamagawe n'umudamu ejo bundi hashize ambwira isi n'ibintu bibi twebwe nk'abantu navuga ko ari abanyamasengesho tubona ibintu byinshi birenze ibyo abandi bantu babona kuko twebwe twubaka n'ibyo abandi bantu batarubaka kuko nuko dufite ahantu twanabyubakiye arampamagara ati ndarwaye ndasenga arampamagara nibwo ati ngiye gupfa ngiye njya kureba ko agiye gupfa kuko nsanga kuko agiye gupfa umutima uri kumusimbuka kubera ko umugabo yishakiye yamubwiye ati ndakwanga sohoka utaha iwanyu rero ubwo bwiza bw'umukobwa burya ntibwamubuza kuruha iyo uzaruha keretse gucikira mu masengesho naho uruha n'inzobe uruha n'ifaranga uruha n'isura iyo udasenze uraruha rekana nababwira akantu keza kugira ngo utazibeshya igihe cyose waje imbere y'Imana ukumva ijambo ry'Imana nturyemere nturyakire ngo rikoze igihe cyose Imana izagushakira ntizakubura kubera ko nikuburira hano muri UR izakubonera mu rugo munyumve neza niba warinjiye mu nzu y'Imana Imana ikakwemera kuhinjira gusa izagushaka nikubura mu bwoko izagutegera mu bugore uzahakubonera rero ikindi cyo gihe gifite cyo gusenga ahandi Imana izagitanga amen mwaretse tugasenga murakoze ndagenda nsanga umugore umutima uramusimbuka ndamuga nsinga usengera waje hano uti ati narahaje baramfata ndakwama bari abantu bagenda bagafata bagakwama nukwamye mbaza umugabo ni wowe urabyumva ute ati nagende ndaba nitegura mariage umugabo ahembwa miliyoni wowe nta na desi urahembwa ibiciro byagiye hejuru uracyakeneye Imana kuyubaha byakunaniye niba hari ahantu uzagera ugakenera Imana ubaka inyubako muzahurira haleluya sibyo mugabo ndamwinginga ubu dufite ibintu hari ibintu umuntu atavugira ahangaha noneho umugabo numva Imana imbwiye ikintu gikomeye irambwira ngo uriya mugabo azubaka azabana n'abagore bane asigaje umugore umwe uzamutwara ikuzimu kuko abasengasenga n'abasenga n'ibyaha noneho ndabimubaza ndabwira nti ko ndeba uzubaka ingo enye kandi
wa kane akaba ari usigaye uzakujyana ikuzimu, niye kakaba ahuriyemo n'Imana, niriye korosi wanyuzemo ku rwego uzana abantu ukabamarana umwaka mu rugo ukabiruka ntabwo ari we nuzi urwaye. Rugangare n'abandi mugabo yipfunira imyira, arangije arambwira ati nakubeshya umugore tutera uwa gatatu, kandi umugore ntiyari abizi ko uwa gatatu. Rero ubu urimo urapfa kugenda ntabwo uzi ko hari abana bateretse n'abatema stress. Komeza nudasenga wowe bazakugira uwa stress ukama stress. Musenge abantu baranga bacanye ndabimusaba ndamubwira noneho komeza uyu nguyu, ubwo tuhita tuvuga ko ari uhita avuga ati n'uyu si uwawe. Haba hari inzira nyinshi umuntu yanyuramo agahita akabwa izo miliyoni zose, ariko si na ngombwa ngo umuntu arye ibyambiwe kugira ngo agire ibyo yikiza. Mufate agakiza mukagire nimero ya mbere. Ibyaha ntabwo bikiri iturufu iri kurya, sibyo? Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Urumva ndi mu kirere cyiza ku buryo umuntu wese namufata kamushyiraho numva Imana imushyize. Hanyuma reka tubibanyirizemo tuvuge ngo dusenge Imana. Wabyubatse ute wowe? We wabyubatse ku rwego ubunyerere buzukaho, wabyubatse ku buryo ni ukuri kw'Imana, ni ukuri pe. Abantu babyubatse nabi, uhaguruke wowe wabyubatse nabi ukeneye ko Imana ihindura ikagufasha ukabyubaka neza. Aho honyine niho dusigaranye. Mwakira ijambo ry'Imana. Ashaka ko abantu bahaguruka nk'abasengera. Ntabwo tujya tuvuga ibintu byinshi ku cyumweru cyane ngo tubyinjiremo, keretse yari mu masengesho. Hanyuma kuko atari mu masengesho y'ibirizi, abantu babyubatse nabi, bamurimo mugwa kandi tukababona muhagaze. Gusa Imana ikagusigara ku kantu kamwe gusa, ugashobora gusigarira ku ijwi n'irindi riri kuvuga, ugasigarira ku kantu ko kuvuga ubutumwa kuko ntawe ukuzi, ntawe ukumenya, ntawe ukugenzura. Ariko at this time, uyu munsi Bibiliya yavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, kuko tutakibasha kuzimenya tuzahita tubamenyera kuri WhatsApp, tubamenyere kuri TikTok, tubamenyere kuri Instagram. Aho nabo turimo turabamenya. Kandi iki gihe ni igihe cyiza cyo kugira ngo umwana wese amenyane na se. Iki gihe nta muntu ukizihisha. Niba udakijijwe uyu mwaka uzagaragaza ko ukijwe cyangwa udakijwe, ntawe uzawihisha, ntawe uzatorokera uyu mwaka. Uyu mwaka rwose ni wo kugira ngo ukumenyekanishe niba ukijwe cyangwa udakijijwe, kugira mu maboko y'Imana, ni wowe uzi umusingi wawe. Haguruka musenge. Umubyeyi yabwiye umwana ati Kigali mwana wanjye uzihagarare, Kigali ntihoroha. Ageze i Kigali ngo yihagararaho arinda apfa, urahihagararaho rero. Imana yanzanye, ariko muhaguruke tuvuge ko bikwiye kubakwa. Haleluya. Ubu ngubu mwaje ahangaha ku ishuri, reka tuvuge muri iyo ntuza ko hari n'abaranga bataje ku ishuri. Mwaje musanga iki kigo gifite amategeko n'amabwiriza kigenderaho, yego? Kuba wayicara rero ntibikuyeho ko amategeko n'amabwiriza y'ikigo ahari, yego? Mubyubaka uko mukwiye kubyubaka. Mubyubake mu kwimenya, mubyubake no kwirinda ibyaha. Ibitari aho ngaho, abantu bumva bagifite gahunda yo gukora ibyaha, reka mbahe bayi. Reka ndekere mutazanga kongera kuntumira ngo nze twibyinire, mutaha tuzabyina. Ni ingaruka ndababwira ko nazuye abantu, ariko ndagushaka ngo dusenge. Si mwenyine, reka ndikubinginga muri Kristo Yesu ngo muhaguruke. Bajya kujya mukinga iyo muri gusenga cyangwa n'abari hanze bari gusenga. Aha, komeza ukingure kugira ngo dusenge. Umuntu wese wumva ayo magambo akayakomeza n'uzaba ari n'umunyabwenge. Ubundi bwenge bwose Imana igiye kubwubakira mu byo mwubatse mu mitima. Reka mbabwize ukuri. Nudasenga uzaba ukoze amakosa akomeye. Reka nsenga. Erega nimushaka muze hano, nimuze. Muze hano basenge. Ndetse n'umwana uzi gusenga Imana, ntazagire ubwoba.
tuzafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Hari umuntu uri muri iri teraniro utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ngo azamure ikiganza? Ntawe. Biragaragara ko mwebwe ari byo mwagombaga kubaka mutubatse. Imana ibababarire. Mutwerekeze ibiganza mutubwenge Imana itubabarire. Ngiye gusengera undi muntu mu iteraniro uryama akarota inzoka, ikiganza hejuru. Umuntu wese ugira urota inzoka agahuramo n'inzoka, ikiganza hejuru haguruka. Umuntu wese uryama akarota inzoka, ntabwo ari buvuga ubusobanuro bwabyo, ndabikuzaho amasengesho. Twese dusenga Imana, sibyo? Bibiliya iravuga ngo twarakiraniye ntitwabasha gushyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma wowe wigumye ubukungu uko ariko ubyubake neza. Ushaka ukuntu mwabyubaka neza n'icyo Imana ishaka. Munyemerere dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuko uri Imana nziza. Haleluya. Kandi uri Imana y'amahoro ikiranukira kutubabarira. Imbabazi zawe zo zihoraho iteka ryose. Hari ibintu tutabasha gukora kubw'ibihe n'iminsi. Hari n'ibintu tugeraho bikatunanira kubw'intege nkeya zacu. Ariko amaraso ya Yesu niyo atwezaho ibyaha n'ibicumuro. Bene data tubasabiye Imana imbabazi ngo ibyo batashoboye kubaka uko bikwiriye bongere kubyubaka. Mu izina rya Yesu baha imbaraga ubashoboze. Abantu barambiza inzozi. Tubasabiye Imana uburengezi. Dusabye ubutabazi kuri bo. Dusabye imbaraga zirukana abariganya mu buzima bw'abantu ngo zibazeho. Umwuka wose wabatera ugamije kubariganya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tukujeho amasengesho. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Ndashaka gusengera